Yes, reka tuguhe ikaze ndetse tukwifuriza gukomeza kugubwa neza no kuryoherwa n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tukugezaho buri munsi uko bwije nuko bukeye. Ushobora kwibaza ngo uyu munsi turi hehe, wabyibwiye uko urabona ko ni view nziza, turi mu mujyi wa Kigali nkuko muyibona, abantu babatembera, inyubako nziza, ikirere kiba kimeze neza, abantu bahumeka neza. Reka dushimire n'Imana yaduhaye igihugu cyiza, kabisa ni igihugu cyiza cyane. Uyu munsi rero tugiye kuba twaganira n'abantu bagiye batandukanye, tugenda tubabaza byinshi bigiye bitandukanye mu myidagaduro by'umwihariko ya gospel, abahanzi bakunda n'ibyamamare bakunda, kugira ngo badutangarize byinshi bigiye bitandukanye ku byo bagenda babona hano mu Rwanda. Yes, ndaje gatoya kugira ngo dukomeze n'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Bro, umeze gute? Umeze fresh? Meze neza nta kibazo. Yes, amazina yawe bakwita nde? Amazina yanje banyita Jean Claude Ntakirutimana. Jean Claude Ntakirutimana. Yes, hanyuma Jean Claude, ukunda gukurikira amakuru y'imyidagaduro hano mu Rwanda cyane cyane aya gospel? So nkunda kuyakurikirana cyane nta kibazo. Hanyuma niwe muhanzi wo mu Rwanda ukunda? Reka tuvuga abahanzi ba gospel batanu, nibura batanu bo mu Rwanda ukunda. Uwa mbere nkunda Israel Mbonyi. Israel Mbonyi. Uwa kabiri nkunda Dorcas na Vestina. Abandi n'abandi benshi batandukanye. Yes. Ariko naye nkubwiye batanu, umbwiye babiri. Impamvu nkubye babiri kenshi na kenshi ntago bitewe na responsibility umuntu aba arafashe muri iyi minsi, ntago nangikurikirana ibigerekeranye n'ubuhanzi. Yes, buri bize cyane, dore nkubonye no muri telefone, buri muri business ugenda wandikira n'abantu bo hanze, ibintu ari fresh cyane. Ubusanzwe ukora iye business? Ubusanzwe nkora business ya network marketing. Network marketing. Yes, bura ku bintu by'ikoranabuhanga urebaho cyane. Cyane rwose pe nta kibazo. Wow, yes, hanyuma rero ngiye kuba nakubaza ikibazo. Umbwiye ko ukunda Israel Mbonyi. Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bo mu Rwanda baherutse kuba basinya amasezerano yo kwamamariza ikinyobwa, ariko ikinyobwa kidasembuye. Nyuma yuko asinye aya masezerano ndetse agahabwa amafaranga yo kugira, bizi ko iyo umuntu ari kwamamariza kampani runaka ahabwa amafaranga yo kugira ngo nyine nakazi nyine abagiye kuyamamariza. Hanyuma ni ibintu ufata gute? Kuko abantu benshi bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga bagiye bavuga ngo ntabwo umuntu w'umuhanzi uririmba indirimbo z'Imana w'umukristo ukijijwe yakwiye kwamaza ibintu nka biriya, bamwotsa igitutu ati ashobora kuba agiye no muri Illuminati. Ni ibintu ufata gute? So ku giti canje rero kuntu ngiye mbifata, biramutse wenda atari ibintu by'ibinyobwa bya bisindisha cyangwa byangiza abandi bantu benshi batandukanye, ndumva ku giti canje ashobora kuba yabikora, kuko wenda usibye no kuri ba nyir'inganda cyangwa kuri ba nyir'ubunyobwa, nabo ari ibintu bifite standard, hari amafaranga runaka babinjiriza, kandi nawe ku giti cye ndakeka bari profit runaka bafitemo. Bo kuri wowe nta kintu bitwaye? Kuri njyewe ndumva nta kibazo byaba bitwaye. Yes, hanyuma rero abahanzi bo mu Rwanda ndetse n'ibyamamare byo mu Rwanda, harimo Meddy yagiye afata umwanzuro wo kuvuga ngo ntabwo nzongera kuririmba indirimbo zijyanye na sekira, ubwo n'indirimbo zisanzwe zijyane n'ubuzima busanzwe. Harimo n'abandi bagiye batandukanye bagiye babatizwa, harimo na DJ Brian, harimo umurinzi wa Aria Cool. Ubona ari iki kiri gutuma abasitari ndetse n'ibyamamare byinshi bya hano mu Rwanda bigenda bifata umwanzuro wo kuba byakizwa bikabatizwa? Kenshi na kenshi kuntu nje mbibona, kenshi na kenshi abahanzi hano mu Rwanda bamwe na bamwe, hari bamwe baba bakunda kwitwa nkaho ibintu by'ibisindisha, ibintu by'ibiyobyabwenge byababase. Kenshi na kenshi rero hari igihe umuntu usanga yarinjiye muri byo bintu bitandukanye, ugasanga nyine abantu bamwe bamucitseho, cyangwa hari n'ukundi kuntu bamufata we akumva yuko yegiye ibintu by'iyobokamana cyangwa iby'Imana byarushaho kuba byiza. No kuvuga ngo abari strategy ari gukoresha kugira ngo abantu bongere bamugarukeho. Cyane pe. Ntabwo ari umutima wa nyawo kuvuga ngo ndakijijwe ubuhari. Rimwe na rimwe hari ubikora wenda bikuye ku mutima, ariko kenshi na kenshi bamwe na bamwe hari ababikora hari impamvu runaka y'ibyo ngibyo itumye babikora. Bivuze ngo abenshi ubona ku ruhande rwawe, ubona benshi bari kubikora kugira ngo
bigarurira imitima y'abandi bantu. cyane rwose. Uvuze ukuri. Ibyo bintu uvuze ni ukuri wabisubiramo. Njyewe mbivuze uko mbyumva. DJ Brian yarabatijwe. Buriya ntabwo bira ari umutima wa nyawo. Njyewe wenda mbivuze uko mbyumva. Kenshi na kenshi rega iyo n'umuntu akurikiye story wenda nk'iy'abahanzi runaka, hari ubuzima runaka baba barakuriyemo, wenda umuntu yagera hejuru nyine akumva wenda n'ibyari regiyo, ni ibintu byiza cyane, akashobora kuba yabiyoboka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Yego. Oh yes, hanyuma rero turagushimiye cyane. Sawa, nanjye ndabashimiye kandi murakoze. Yes, ndacyari Nyawe Lamberto, Nyawe Sike, aho tubikomeje kugenda tuganira n'abantu benshi bagiye batandukanye. Turi muri Jardin y'umujyi wa Kigali, kabisa hari abantu benshi bagiye batandukanye. Oh my god, wow, tuguye ku bajene basa neza byahatari, bambaye rinete nziza, basa neza, bacyari batoya, nta kibazo na kimwe bafite, nta n'icyana kimwe bafite. Bro, umeze gute? Reka duhere kuri we wa mbere. Umeze gute? Umeze fresh? Umeze fresh cyane. Uragerageza kongera ijwi nyine tuvuge cyane. Umeze neza cyane. Hanyuma tubasanze hano, hano mwaje kuhakora iki? Cyangwa ntabwo bindeba? Twaje kwitembera nyine, naje gutembera n'inshuti zanjye. Okay, izi ni inshuti zawe. Mwaje gutembera. Okay, wow, ni fresh. Hanyuma hera kuri wowe utwibwira neza, ukurikize uri hepfo yawe n'uwo hepfo nanone yongere nawe twibwire, ubundi bagusubize mikrofone nawe nkubaze ikibazo cya mbere, sibyo? Amazina yanjye nitwa Ineza Nino Dorian, nyine nkawanuye ku Ruyenzi. Utuye ku Ruyenzi. Bro, ko ari kure mani? Hafi ntabwo ari kure cyane. Okay, ngaho hereza no gukurikiye nawe tubwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Ilomve Leon, nkawanuye Masaka. Murakoze. I Masaka? Ko wagira ko mwari mwanye protein bro. Niki inshuti tumera. Okay, nawe twibwire. Murakoze, nitwa Keza Marie Merci, noye ku Gisozi. Tuye ku Gisozi. Wow, ngaho hereza ngo. Hanyuma bro, ujukunda imyidagaduro mu Rwanda, ujukunda gukurikira entertainment yo mu Rwanda, imyidagaduro yo mu Rwanda, abahanzi bo mu Rwanda, abastari bo mu Rwanda, ujukunda kuyikurikira cyane? Ndabikurikiye. Nabaye banze batanu bo muri gospel ukunda kurusha abandi? Harimo Israel Mbonyi, Adrien Misigaro, harimo Medi, harimo Aline Gahongayire, ndumva naho ngaho. Wow, ushobora kuba uzi n'abahanzi benshi bo muri gospel, ukunda ibintu byo gusenga? Cyane. Uba no muri korali? Korali yo ku ishuri. Wow, yes. Hanyuma rero umuhanzi bita Mbonyi aherutse gutangaza ko atazongera gukora indirimbo zijyanye na sekira cyangwa se indirimbo zisanzwe, ko agiye kujya akora indirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana, ndetse abihamisha ku gusohora indirimbo ari kumwe na Adrien Misigaro umaze kutubwira ko nawe ukunda. Basorana indirimbo, urayizi? Ndayizi. Yitwa gute? Bayita nyine niriya murabo ngo bamwicaranya na undi muntu yizi indirimbo cyashya y'Imana nyine Medi aherutse gusohora ari kumwe na Adrien Misigaro. Niyo shimwe. Niyo shimwe? Ubu ntabwo mbeshye cyangwa ni niyo ndirimbo? Niyo ndirimbo. Okay. Yes. Iki cyemezo yafashe ni cyiza? Ni cyiza cyane. Kubera iki? Arara umuntu tubwiye ngo ntabwo ari cyiza, ngo yari kwigumira mu ndirimbo zisanzwe, ngo kubera ko nyine ngashobora kuba yaragiye mu by'Imana, ngo kugira ngo nyine ngo yabonaga ngo abafana bari kumuvaho ngajya mu by'Imana, ngo kugira ngo abone n'abafana b'abakristo. Ibyo bintu nibyo? Reka. Wowe byumva gute? Iyo ufite nyine umufana n'undi ahora ari umufana, ahubwo ubwo impamvu yabigiyemo yasanze inzira nziza ariyo kuyoboka ku Mana. None se ubundi abantu bari mu indirimbo zisanzwe bo ntabwo baba bari mu nzira nziza? Baba bari mu nzira nziza, ariko nyine ahantu bitandukaniye nuko bamwe baba babishyizeho umutima n'abandi nibo babishyiraho umutima. Okay, noneho ni iki ubona cyangwa se n'uwe musaruro ubona wo kuba
ari mu ndirimbo zijyanye no kuramya no guhimbaza Imana, ni iki kizima nyine ubona agiye kumarira sosiyete nyarwanda? Icya mbere nyine arakwirakwiza agakiza, icya kabiri nyine ubwo nyine n'urubyiruko nkatwe twe tuzumva cyane, natwe nyine tuzajya dukunda gusenga cyane, bituma dukunda gusenga cyane. Yes, wow. Hanyuma Hereza gukurikiye nawe atubwira ukuntu abyumva. Byumva gute kuba Meddy yarafashe umwanzuro wo kujya mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Ni ibintu bikomeye kuri we ndetse n'abahimbaza Imana muri rusange nyine. Yego. Ikintu navuga ko nyine yegeye Imana muri make. Yasanze Imana, buriya wasanga ibyo yakoraga bitari bimunyuze. Murakoze. Okay. Hanyuma hari ikintu cyataragiye kumarira abantu kuba yaragiye mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana? Nyine nkuko yabivuze, umufana bari umufana kandi nyine yabishatse ku giti cyiwe. Kuba Imana nyine. Okay. Yes, hanyuma nawe muri korali? Ku ishuri nayibagamo, nza kuba pastorine nyine, n'ubu ndacyaribamo. Wari pastorine? Buri gihe ujya uvuga n'indimi, sibyo? Ujya uhanura? Oya, manura kuko iyo level nyine sindayigeraho. Okay. Wow, ni byiza cyane, gusenga ni byiza, ni fresh. Okay, reka mpite mbonera kukubaza ikindi kibazo. Umu DJ bita DJ Brian, uramuzi? Brian. Okay. Aherutse kubatizwa, urabizi? Okay. Hanyuma n'abandi bagiye batandukanye, harimo nk'umurinzi wa Ariyakoro, uramuzi cyangwa uramwumva? Ndamumenya. Okay. Kuki ibyamamare bisanzwe kuki biri kugenda bifata umwanzuro wo kuba byabatizwa, ubona biri guterwa n'iki? Umuntu nyine ushaka kwiyegeza Imana, byagenze bite? Umuntu wese ushaka kwiyegeza Imana, twese turabatizwa tugahabwa, yego nabo nibyo bashatse muri make. Okay. Thanks. Welcome. Okay, wowe uyibona ute kuba DJ Brian n'abandi basitari bagiye batandukanye bagenda bajya mu mazi menshi bakabatizwa? Urebye yewe nemeye Yesu umwami n'umukiza. Urebye nyine ari gihe barahugiye mu bintu by'ubusitari cyane, ugasanga nyine birengagije Imana. Ubwo nyine byabajemo bafata umwanzuro, bibasanga nyine bagomba kwiyegereza Imana. Okay, yes, ubona ari iki twe bitwigisha nk'urubyiruko tukiri batoya, by'umwihariko muracyari batoya, nanjye ndacyari mutoya, ubona ari iki nyine bitwigisha? Urebye nyine byatwereka ko wenda n'abantu tuba tubona nk'abasitari bose nyine bageraho bagaca bugufi bakegera Imana, bikagiraho nyine bakabona ko bakwiye gukorera Imana. Ubwo nyine natwe tugafatiraho duca bugufi tukegera Imana. Wa mukobwa wanjye yancitse yagiye. Brice nyine utuye Nyamata, ndamusuhuza kabisa. Ndasuhuza papa ahantu ari hose, mukuru wanjye. Naho ngaho ikintu nababwira nyine twese tuyoboke Imana, tujye dukunda gusenga cyane. Icyo ngicyo. Yes, wow. Wowe nawe tubwire ikintu cya nyuma ugira abantu usuhuza bawe, inshuti zawe bakubona kuri screen, bakubona kuri kamera. Ego, murakoze. Nyine ikintu nabwira abantu banjye nyine nuko twese tugomba kubatizwa tu. Nyine twese tugomba kubaha Imana tukanayisenga cyane. Kandi nyine abantu nsuhuza, ndasuhuza mama akomeza asenge cyane. Ndasuhuza sister wanjye witwa Izo, ndasuhuza na Soraya. Murakoze. Yes, thanks, murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Thanks.